byiringiro byacu, ni wowe byirato byacu, ni wowe imbaraga zacu. Nta handi twuburira amaso uretse kuri wowe. Nta wundi wadutabara, nta wundi waturengera, nta wundi wadukiza, nta wundi wazura ibyacu byapfuye. Ni wowe byiringiro byacu, ni wowe twuburiye amaso nanone uyu mugoroba, ni wowe twuburiye amaso muri iki cyumba cyo hejuru muri iyi minsi 7. Ni wowe imitima yacu yerekereho umwami w'abami. Hari ibyo twari dushoboye gukora mu mbaraga zacu, ibyo ngibyo twarabikoze. Hari ibyo twashoboye bigufiya, ariko mwami tugarutse imbere yawe kuko hariho ibyatunaniye. Hari ibyatunaniye, hari ibyo byadukojeje isoni, hari ibyo twakoze ntibyakunda. Ibyo ngibyo mwami bidutera kugaruka aho uri. Wowe witwa ushobora byose, wowe witwa utananirwa, wowe byiringiro byacu, wowe byirato byacu. Uko niko tugarutse imbere yawe uyu mugoroba. Turimo abantu mwami bafite ibyabashobeye, turimo abantu mwami bagerageje byose ntibikunde, turimo abantu mwami bageragereje ahandi, turimo abantu bakoresheje ubwenge bwacu, turimo abantu bakoresheje amafaranga yacu, turimo abantu bamaze iminsi basenga. Ntago dufite isoni zo kugaruka aho uri kuko ushobora byose mwami w'abami. Uri ibyiringiro by'abagushaka, uri imbaraga z'abagutegereza, uri umutabazi wo kwiringira. Uwiteka Mana Nyiringabo, uko niko tugarutse imbere yawe uyu mugoroba. Tudashobewe kuko tuzi gushobora byose, tudashobewe kuko ufite inzira zirenga ibihumbi, tudashobewe kuko ukura mu busa, ngo uhamagara mu busa bikamera nk'ibiriho bigafatika. Ijambo ryawe mwami rihinduka itegeko mu isi. Isi wayiremye uyikuye mu busa, nta muhanga wagufashije, nta siyansi yagufashije. Wavugaga ijambo rimwe ibintu bikabaho. Uwiteka Mana Nyiringabo, ibintu bikaremeka. Niko wavuga ijambo rimwe, niko wakwivuga imbere y'umuhungu wawe, niko wakwivuga imbere y'umukobwa wawe, niko wakwivuga mu buzima bwanjye. Ibidahari bikaremeka, ibyabuze bikaboneka, ibyaboze bikazuka, ibyapfuye bikabaho. Ijambo ryawe rimwe mwami ribeshaho. Uko niko tugarutse imbere yawe kuko tukwiringiye, kuko tukwiringiye. Ni wowe byirato byacu, ni wowe byiringiro byacu, ni wowe imbaraga zacu, ni wowe ushobora byose mwami w'abami. Tukugaruriye ibyo byose byuzuye imitima yacu, tukugaruriye bya bindi bivugika n'ibitavugika. Ibyo byose tubizanye imbere yawe mukunzi mwiza, kuko uri umugizi wa neza, kuko uri umutunzi w'imbabazi, kuko ubishaka. Urashaka kudukiza, urashaka kudukiza. Umubembe umwe yakugeze imbere avuga ngo niba ubishaka nkiza. Uramubwira ngo ndabishaka kira. Ushaka ko dukira, ushaka ko tugubwa neza, ndetse ngo ushaka ko nta muntu n'umwe warimbuka. Uwiteka we, imigambi ya kuri twebwe ni myiza. Ibyo wibwira kutugirira ni amahoro si bibi. Ntabwo ushaka kuturebera, ushaka kudukiza, ushaka kutugirira neza. Mwami imigambi yawe iratangaje, imbabazi zawe ni nyinshi ku buzima bwacu. Urakoze ko n'uyu mugoroba witeguye kutwumva no kutugirira neza, witeguye kudutabaza amaboko yawe atagaragara, witeguye kuvuga ijambo rimwe gusa ubuzima bwacu bugakira. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, imitima yacu irakubashye, imitima yacu igushyize hejuru. Uwiteka Mana Nyiringabo, ni wowe Mana yacu, ni wowe byiringiro byacu. Ntago turimo dukebaguza tureba hirya no hino dushaka ko ubutabazi bwacu bwagira ahandi buva. Dutegereje wowe wenyine. Amaso yanjye arangamiye wowe, umutima wanjye utegereje wowe, imbaraga zanjye zitegereje wowe. Umutima wanjye niwe wifuza, ubuzima bwanjye bwerekeye kuri wowe, ibyiyumviro byose by'umutima wanjye byerekeye kuri wowe. Ni wowe mpanze amaso, ni wowe nerekejeho ubuzima bwanjye, kuko ari nta wundi mutabazi mfite utari wowe. Ni wowe mutabazi wacu, ni wowe murengezi wacu, ni wowe Mana idakoze isoni, ni wowe Mana ikura mu busa, ni wowe Mana ikura mu rupfu, ni wowe Mana izahura, ni wowe Mana ikura umuntu mu rwobo, ni wowe Mana ibeshaho, ni wowe Mana irohora umuntu kugira ngo imiraba itamurengera, ni wowe Mana ikura umuntu mu muriro mwinshi kugira ngo ibirimi byawo bitamutwika. Ni wowe Mana dutegereza, ni wowe Mana twerekejeho amaso. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, uri umutunzi w'imbabazi, uri umugizi wa neza, uri uwo kwizerwa. Wicaye iburyo bwa Data utwingingira. Ahubwo dusenga tukumva rwose ngo twasenze, ariko nta mwinginzi ungana wowe. Udufasha amaboko kugira ngo tutananirwa. Iyo ducogoye ubwira Data ngo uriya ni wa wundi nameneye amaraso. Mwuka Wera akongera akatwegura, akadukomereza amaboko, akadukomereza intambwe bigakunda. Uri umugizi wa neza. Ninde wagereranywa nawe? Ninde wo gushimwa atari wowe? Ninde wo guhabwa icyubahiro atari wowe? Uri umurengezi w'ubugingo bwacu.
reka duce bugufi ushyirwe hejuru. Reka impagarara zose zizamuka mu mitima yacu zice bugufi ushyirwe hejuru. Amaso yacu abone wowe, amaso yacu ntiyerekere ku miraba. Reka ubwibone bwacu bucishwe bugufi. Reka ibyaha byose n'ibintu byose byakunukira bikurweho n'amaraso yawe nyaguhora ku ngoma. Reka ingeso zacu zitahindutse zikurweho n'amaraso yawe. Reka udukize mwami w'abami, uduhindure nk'uko ushaka, ukore ku mitima yacu, udukize ingeso zose zitwizingiraho vuba, udukize kamere yose yabiduhagazemo, udukize ikintu cyose cyatuma tutabona mu maso yawe. Waratubwiye ngo nituguma muri wowe amagambo yawe akaguma muri twe, ngo dusabe icyo dushaka turagihabwa. Reka ikintu cyose cyaba kinsunika kinkura muri wowe ukingize mwami muri uyu mugoroba. Reka ikintu cyose cyaba kiri mu buzima bw'umuhungu wawe n'umukobwa wawe kimusunika kimukura muri wowe kidasa n'icyatewe nawe, ukimukiza uyu mugoroba. Icyo ngukundira, udukiza ibyo tuzi ukadukiza n'ibyo tutazi, udukiza ibyo twamaze kwemera ko ari bibi ukadukiza n'ibyo tutazi ko ari bibi. Uri umutunzi w'imbabazi, uri umugizi wa neza. Twongeye kwizana mwami muri uyu mugoroba cya gitambo ku gicaniro. Twaje Uwiteka Mana Nyiringabo, twaje kuri iki gicaniro cyane mugoroba, kuri uyu munsi wa gatanu mu gicaniro cyane mugoroba. Nazanye umutima wanjye, nazanye umubiri wanjye, nazanye ibingize byose kugira ngo bikubere igitambo gihumura neza. Uko niko twahuriye hano nk'abahungu bawe n'abakobwa bawe, uko niko duhuje umutima na benshi hirya no hino nyaguhora ku ngoma. Twizanye kugira ngo tukubere ibitambo bishimwa, ibitambo binejeje, maze utumaremo inenge zose nk'uko bitari byemewe ko bagutura intama cyangwa cyangwa itungo rifite icyasha cyangwa rifite inenge, nk'uko cyari ikizira, nk'uko bitashoboka ko byagera ku gicaniro. Uwiteka Mana Nyiringabo, uko niko tuje kugira ngo utumaremo inenge zose, utumaremo ibyasha byose, utumaremo ibintu byose bitaboneye mwami, ibyo tuzi n'ibyo tutazi. Uwiteka Mana Nyiringabo, maze igitambo cyacu cyane mugoroba kiguhumurire neza, unyurwe no gusenga kwe, unezezwe n'ibyo umutima uvuga, unezezwe n'ubuzima bwe. Twasanze usenga aruta isengesho, ubuzima bwanjye buraruta amagambo ibihumbi navugira imbere yawe nkayatondeka neza amasaha agashira, ariko ubuzima bwanjye nibwo bw'agaciro, nibwo werekejeho amaso, ureba mu mutima ukahashima cyangwa ukahagaya. Reka nuturebe uyu mugoroba nyaguhora ku ngoma, ukuremo ibintu byose byatugayisha, ukuremo ibintu byose byatuma utatwemera, maze twiharirwe nawe mu mbabazi zawe. Uwiteka Mana Nyiringabo, mu mbabazi zawe niho twinjiriye, mu buntu bwawe niho twikubise, aho niho twikubise Uwiteka Mana Nyiringabo, kugira ngo gusenga kwacu kwemerwe nawe. Ukuzengurutse amaso yawe mu isi, ukureba hirya no hino abakiranutsi barimo baguhamagara, ukureba hirya no hino abakwambaza. Reka natwe tubone kuri iki gicaniro, maze gusenga kwacu kwemerwe nawe. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, gukundira kutuzi mu mazina kandi kutatwitiranya. Unzi mu mazina, uzi inkomoko yanjye, uzi ubuzima bwanjye, uzi ubwatambutse, uzi ubwa none, uzi ubuzaza, nta na kimwe kigusoba. Uzi ubuzima bw'aba bahungu bawe n'abakobwa bawe, uzi aho bavuye, uzi inkomoko yabo, uzi imivukire yabo, nta na kimwe kigusoba, nta na kimwe kigusoba. Niyo mpamvu bikorohera kubisobanura, niyo mpamvu bikorohera kubishyira mu buryo, niyo mpamvu bikorohera kubishyira mu murongo. Uzi inkomoko y'ibibazo bye, uzi isoko n'umuzi naho byavuye, niyo mpamvu bikorohera kubikiza, niyo mpamvu bikorohera kubishyira ku murongo. Wa musore wari utewe n'amadayimoni ingabo basanze yicaye ku birenge byawe, ngo afite ubwenge nk'abandi bantu bose, yambaye neza, yaramaze imyaka byarashoberanye. Ahari aho abantu baragerageje gusenga batazi inkomoko y'ibibazo bye, batazi impamvu yikebagura, batazi impamvu aba mu marimbi, batazi impamvu atwarwa n'abadayimoni. Ariko ahuye nawe nyaguhora ku ngoma, bigutera kwambuka amazi ujya kumushaka, ujya kumushaka uramukiza. Uko niko wamanukiye kutugirira neza, uko niko umanukira kudutabara. Uwiteka Mana Nyiringabo, uzi inkomoko y'ikibazo cye, uzi impamvu gitinda, uzi aho cyavuye, uzi aho bagikoreye. Ibyo byose urabizi, ubasha kubisobanura neza. Ibyo bituma tutagira ubwoba bw'ibiduhiga n'ibiturwanya, kuko wowe umenya umuzi. Shobora kutamenya umuzi, shobora kutamenya inkomoko, shobora kutamenya ko byavuye, ariko urabizi kandi ubasha kubisobanura neza. Ndasenze uyu mugoroba ngo imbaraga zawe zimanuke mu buzima bw'abahungu bawe, zumishe ikibazo gihereye mu mizi. Iyo cyumiye mu mizi mwami w'abantu, nibwo kitongera kubyutsa umutwe, nibwo kitongera kugaruka. Uwiteka Mana Nyiringabo, ntukongora amashami, ntukize symptome gusa, ntukize ibimenyetso gusa, ukize uhereye mu mizi, ukize uhereye mu nkomoko yacyo, ukize uhereye muri origine, aho cyavukiye, naho bagipangiye, naho cyakomotse, abari hugikiriza gitangira. Uwiteka Mana Nyiringabo, muri ibyo byose twikoreye harimo ibyo twiteje kubw'amahitamo yacu mabi, ibyo nabyo ubasha kubidukiza, kuko nasanze uri Imana y'amahirwe ya kenshi.
uri umutunzi w'imbabazi. Ntabwo ujya usubiza inyuma bakuganaho, ntabwo ujya usubiza inyuma bagutakira. Udukiza ibyo twiteje kubw'amahitamo yacu mabi, udukiza ibyo twiteje kubwo kurorongotana mu byaha tumara iminsi tutakumvira. Ubidukize kuko uri umutunzi w'imbabazi. Udukize ibyatugezeho tutazi aho bivuye, udukize ibyo baduteje abakozi ba Satani n'abagizi ba nabi, ubyumisha bivuye mu mizi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ugere mu mizi no mu nkomoko yaho cyavukiye, naho bakivugiye, naho bamutambiye, maze wumishe, maze ukongore, maze gishya gishireho mu izina ryawe Yesu. Uri uwo kwizerwa Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka ijambo ribi ryose ryashyizwe ku buzima bwe rikabona umuryango kuko yari afitemo n'intege nkeya. Reka uyu mwanya ryamburwa imbaraga n'ubushobozi mu izina rya Yesu. Ibyo umuvugaho ni umugisha, ngo imigambi yawe kuri we ni myiza, ni myinshi, ngo ibyo wibwira kutugirira ni byinshi, biraruta umusenyi wo ku nyanja. Reka ibyo wibwira kumugirira biba umugabane we, bimufateho, bimwomeho, ntibyongere gutandukanywa nawe ukundi mu izina ryawe Yesu. Biburizemo ibyo ababi bavuga, biburizemo ibyo Satani amuvugaho, biburizemo bya birego byose yatureze iby'ukuri, aturega iby'ibinyoma, ariko ibyo byose wabizamukanye ku musaraba, ngo wadukujeho za nzandiko zaturegaga, wabikuyeho ku musaraba byose. Urakoze Papa, urakoze kuko uri umugizi wa neza, uri umutunzi w'imbabazi. Abakujeho bose warabakiriye. Nanyuzwe nuko wavuze ngo ntago umuganga azira abazima. Uzi kudakangwa n'icyaha, uzi kudakangwa no gutinda mu bibi, uzi kudakangwa no kurorongotana kwacu, kuko waziye abarwayi. Tuje imbere yawe uyu mugoroba Mwami kugira ngo udukize uburwayi bwose, uburwayi bwose, ubwo mu mwuka budutera kutakumvira, ubwo mu mwuka budutera kudasiganwa tuza ahuri, ubwo mu mwuka bwadutwikiriye tukaba tudafite inzara n'inyota y'ibyawe. Ubu dukize uyu mugoroba Uwiteka Mana Nyiringabo, udukize mu mubiri ibintu byose bituma tutakuramya uko bikwiriye, ibintu byose bituma dusuhuza umutima aho kugira ngo tugushime, ibintu byose bituma nta ndirimbo nshya zizamuka muri twebwe, amaganya akatubana menshi. Gusuhuza umutima akaba ari byo bibanza. Ibyo nabyo ubikoreho kuko uri umutunzi w'imbabazi. Ibyo nabyo ubikoreho Uwiteka Mana Nyiringabo, maze imitima yacu yiharirwe nawe, izamukwemo n'indirimbo nshya, izamukwemo n'amashimwe, izamukwemo no kukwizera, izamukwemo no kukuburira amaso ubutakiyakukuraho. Ishimirijwe Mwami, yuzure amashimwe yawe, yuzure Mwami ubwiru bw'ijuru, yuzure kubaho kwa Uwiteka Mana Nyiringabo, yuzure amahishurirwa, yuzure kwiganyira iby'umwami, yuzure Uwiteka Mana Nyiringabo. Ngwino twuzuze, ngwino tuvomerere turavomererwa, ngwino twubake turubakika, ngwino dukoreho turakorwaho, ngwino dukoreho turahinduka. Uwiteka Mana Nyiringabo, uri umugizi wa neza. Ninde wundi wo gushimwa atari wowe? Ninde twavuga ibigwi? Ninde twaratuye umugoroba? Ko ari wowe wenyine ukwiriye gushimwa, ko ari wowe utugize, ko ari wowe duhagarika tugahagarara, ko ari ukomeza amavi yacu ntatenebuke, ko ari ukomeza amaboko yacu agakomeza kuramburira wowe wenyine. Dufite impamvu ibihumbi zo gusengera aho uri, dufite impamvu ibihumbi zo kugana aho uri, kuko uri uwo kwizerwa. Ntabwo ari ibyo twumvanye abandi, hari ibyo twibonyeho, hari ibyo twabonye ku buzima bwacu, n'ibyo abandi byaradukomeje bituma dukomerera imbere yawe. Ariko dufitanye nawe amabanga, dufitanye nawe urugendo, dufitanye nawe ubwiru, dufitanye nawe ibihamya by'iminsi yo gutabarwa, by'iminsi yo kugirirwa neza. Urakoze kutajya ukora umurimo igice, urakoze ko ibyo utangiye ubisohoza. Haleluya. Imana yacu niyo kwizerwa, icyamukongererwa kuyizera umutima wawe ugacya. Haleluya. Murahari? Amen, amen. Haleluya. Dufite impamvu ibihumbi zo gusenga, uretse n'ibiduhiga bidutera gusenga, ariko no dusenga nukuri akwiriye gusengwa kuko no kwizerwa. Haleluya. Ibyo avuga arabikora. Amen.
Zakariya 10:1 haravuga ngo nimusabe Uwiteka imvura mu gihe cy'itumba, muyisabe Uwiteka urema imirabyo, nawe azabavubira imvura y'umurindi, umuntu wese azamumereza ubwatsi mu rwuri rwe. Haleluya. Nimusabe Uwiteka imvura mu gihe cy'itumba. Mu gihe cy'itumba imvura ibigwa yego ibigwa. Haleluya. Dufite ibimenyetso, dufite iby'Imana yakoze, turanayizeye, turanayitegereje, ariko nitwe turimo dusaba indi mvura y'umurindi, indi mvura nyinshi yo kugirirwa neza n'Imana. Nimusabe Uwiteka imvura mu gihe cy'itumba, muyisabe Uwiteka urema imirabyo, nawe azabavubira imvura y'umurindi, umuntu wese azamumereza ubwatsi mu rwuri rwe, azamuha uburumbuke, umuntu wese azatabarwa. Impamvu dukwiriye gusenga nuko Imana ubwayo ishaka ko dusenga. Haleluya. Biratangaje uburyo Imana itanga itubwira ngo nidusabe. Mu mahame yayo, mu mikorere yayo yashyizeho ko dusaba hanyuma tugahabwa. Haleluya. Nimusabe Uwiteka imvura mu gihe cy'itumba, muyisabe Uwiteka urema imirabyo, nawe azabavubira imvura y'umurindi, umuntu wese azamumereza ubwatsi mu rwuri rwe. Bivuga yuko nitudasaba tutari bubone imvura y'umurindi, hashobora kuguma urujojo cyangwa nkeya cyangwa ibyikora. Hari ibintu burya byikora mu buzima, ariko hari ibindi bintu biva mu gusenga. Uko ni ukuri. Abizera benshi ni abahamya babyo. Haleluya. Ndimo navuga ngo dufite impamvu nyinshi zirenga ibihumbi zo gusenga. Haleluya. Nanone uyu data dusaba yumva ibyo asabwa. Zaburi ya 65:3. Zaburi ya 65:3 iravuga ngo ni wowe wumva ibyo usabwa, abantu bose bazajya aho uri. Haleluya. Wari waganira n'umuntu ariko ukabona mu by'ukuri ntabwo arimo yumva ibyo umubwira? Bijya bibabaho? Mushobora no kuba murebana mu maso atarangaye ariko akaba atumva ibyo umubwira kuko ni umuntu. Mu yandi magambo ntabwo arimo yumva ibyo umusaba. Haleluya. Ariko Imana tuza gushaka, Imana tuza gusenga, yumva ibyo isabwa. Ni wowe wumva ibyo usabwa, abantu bose bazajya aho uri, kuko urumva kandi ugakora. Haleluya. Iyaremye ugutwi ibasha no kumva. Amen. Haleluya. Ikidutera kandi kuza gusenga nuko Yesu ubwe yivugiye ngo inzu ya data izitwa inzu yo gusengerwamo. Haleluya. Mu bintu by'ingenzi bikorerwa mu nzu y'Imana, nubwo tuhigira ijambo ry'Imana, nubwo turamya, nubwo dusabana n'abera, nubwo dushobora kuhavana inshuti, tukahavana abagore n'abagabo, tukahavana ubusabane burambye, yewe tukahavana n'abavandimwe. Haleluya. Ariko Yesu yarivugiye Mateyo 21:13 ngo arababwira ati byanditswe ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo. Haleluya. Ngo ariko mwebwe mwayihinduye isenga y'abambuzi. Murabizi bacururizagamo ibitambo bakagurisha, mbese byarabaye business. Yesu arongera avuga ngo inzu ya data izitwa inzu yo gusengerwamo. Iyo tuje gusenga ntago tuba tuje guta umwanya. Iyo dufasha ahantu tukahavuga ngo ni inzu ya data, habaho umwihariko. Simvuga ngo gusenga kwawe kuzumvikana ari uko wageze aha ngaha, ariko hari umwihariko. Ibintu bikorerwa ahantu hari ukuntu bihahumura. Iyo ugeze muri restaurant ibiryo birahahumura. Iyo ugeze sinzi kwa muganga afite ukuntu hahumura nko kwa muganga. Nahangaha hitwa inzu ya data, inzu yo gusengerwamo. Azumva gusenga kose tuzazamukana imbere ye. Dufite impamvu ibihumbi byo gusiganwa buri mugoroba tuza kumusenga kuko arumva. Haleluya. Cyama umutima wawe ukongera ukagwiriramo imbaraga zo gushaka Imana. Amen. Ntucogore, ntugarukire hagati mu rugendo. Haleluya. Bimwe mu byorezo by'iki gihe nuko abana b'Imana benshi bagiye bazinukwa inzu z'Imana. None ikoranabuhanga rikabidufashamo, umuntu akagira church ya online gusa bikagarukira aho ngaho kandi afite ahantu yasengera bugufi bwe. Ni koko dufitemo amafuti mu nzu y'Imana, ni koko turimo abapasiteri batabikora neza, ni koko turi abantu buntu b'intege nkeya, ariko nta gisimbura inzu ya data. Haleluya. Kandi nta no gushobora kubona urusengero rimwe intungane. Ikorene yaravuze ngo nushakisha urusengero rurimwe intungane, ngo ubwo nuhagera ruzarekeraho kubirwa intungane kuko uzaba uhageze kandi nawe utari intungane. Turi abantu buntu. Haleluya. Ariko turakwiriye kuba mu nzu ya data.
amen. Mbere yuko tujya gusenga no kwegera ameza y'umwami, nyuma turifuza kuvuga cyangwa ndifuza kuvuga gatoya ku mutima ukurura Imana. Abantu bose barasenga, ariko ni iki gituma Imana ikorwaho ikuntu ukabona yitaye ku gusenga kw'abantu mu buryo budasanzwe? Reka dutange ingero ku bagabo babiri gusa bo muri Bibiliya. Imana ivuga irinda gushyiraho indahiro kubera uko bitwaye. Haleluya. Reka duhere mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 15 umurongo wa 7. Haleluya. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 15:7 haravuga ngo nimuguma muri nje amagambo yanjye akaguma muri mwe. Nimuguma muri nje, cyo ni kimwe. Amagambo yanjye akaguma muri mwe, kabiri, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Nasanze uko amagambo y'Imana aguma muri twe, uko tuguma muri Kristo, ibyo dusaba birahinduka. Haleluya. Dukura mu misengere, ibyifuzo by'Imana bihinduka ibyifuzo byacu. Mana yacu tugire neza. Turakura mu yandi magambo, hari ibyifuzo tuba tutagifite, ese biba byarakemutse? Oya, ariko umutima ntuba wihariwe nabyo cyane. Ushobora kubicaho utambuka, ariko umutima ntuba ukihariwe nabyo. Nigumuguma muri nje amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Nimuguma muri nje, iyo tuguma muri Kristo, ibyifuzo byacu birakosoka bikagenda bihinduka ibiboneye. Uko amagambo ya Kristo aguma muri twe akagwirira muri twebwe, ibyifuzo byacu bigenda bihinduka. Haleluya. Hari ibyifuzo bya cyana, iyo amagambo ya Kristo ataragwirira muri twebwe, ushobora nko kuvuga ngo Mana bumvishe bari abanzi banjye nabo bereka ko mfite Imana ariko. Haleluya. Nacyo ni icyifuzo kandi nta nicyo gitwaye cyane, ariko ni urugero rugufiye. Muranyumva nshuti z'Imana? Ntago kugirirwa neza n'Imana turimo dushaka ari competition y'ikintu icyo ari cyo cyose. Oya, Imana ni kugirira neza uzagubwa neza. Imana ni kugira neza uzaba amahoro. Imana ni kugira neza abantu batazi Imana bazavuga ngo Imana yaramutabaye, hanyuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya. Ariko ntago ari competition yanjye n'undi muntu, ariko iyo tukiri abana turakompetinga tutanabizi. Mana yacu tugire neza. Icyo mvuga ngo kuba abana ni iki? Nuko amagambo ya Kristo no kuba muri Kristo biba bitaragwirira muri twebwe. Haleluya. Hanyuma Imana igatinyuka ikavuga ngo nituguma muri we n'amagambo yakagoma muri twe, icyo dushaka cyangwa icyo dusaba tuzagihabwa. Kubera iki? Imisabire yacu izaba yarahindutse. Uko tumenya Imana yacu, imisabire yacu irahinduka. Haleluya. Yo Stefano wamutera amabuye akiri mutoya ataruzura imbaraga z'umwuka wera, yari kuvuga ngo Mana batera amabuye nawe ubice. Amabuye nave mu ijuru, kuko yigeze kuva mu ijuru igihe kimwe barabarwanirira. Haleluya. Nkuko nabisomye mu isezerano rya kera, amabuye nave mu ijuru abice. Muribuka abigishwa ba Yesu ngo batambutse Samariya banga kubakira. Haleluya. Muranyumva nshuti z'Imana? Banze kubakira ngo babwira Yesu ngo iki? Ngo reka tumanure umuriro ubatwike. Ngo nkuko ndi yabigenje Eliya yabigenje. Se Eliya yarabikoze? Yego yarabikoze, ariko ni icyifuzo cy'ubwana. Yesu arahita ababwira ngo ntago muzi umwuka ubakoresha uwariho, ariko baje gukura ibyifuzo byabo birahinduka. Haleluya. Ibyo Yesu yari afite ku mutima aba ari byo basigarana ku mutima, bazenguruka hirya no hino, barinda ubwo bapfa bashaka ko ubwami bw'Imana bumenyekana. Haleluya. Mu bintu rero bikurura umutima, ukurura Imana igakururwa n'imisengere yacu, nuko tuguma muri we n'amagambo ye akaguma muri twe cyangwa akagwirira muri twe. Haleluya. Uko amagambo y'Imana agwirira muri twe, niko tugwiza kumvira Imana. Muranyumva nshuti z'Imana? Niko tuhinduka abantu batakiburana n'Imana, tumenya ibyo ishaka tukitoza kubigenderamo umunsi ku munsi. Cyamukanyumva. Haleluya. Mwibuke ko gusenga kubana n'Imana neza, akwemera ijambo ry'Imana rikagwirira muri twe, rigakora icyo rigomba gukora muri twebwe, ni ugutyaza ubuzima bwacu. Ubuzima bwacu buba burimo gutyazwa. Ishoka yatyajwe n'ishoka itaratyajwe ntabwo bitemera igiti ngo kigwire rimwe. Muranyumva nshuti z'Imana? Utemesha ishoka yagimbye idatyaye ashobora kumara amasaha menshi atema. Mukurikire murarangaye. Ukabarangaye simbavuze ariko barahari. Haleluya. Yesu ashimwe. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Utemesha ishoka yagimbye n'utemesha ishoka ityaye. Utemesha ityaye ntabwo azaruha kandi azabona umusaruro vuba, igiti kizahirima. Utemesha yagimbye azaharuhira
kandi bishobora no kurangira igiti kidatemetse. Ubuzima bwacu twebwe uko twumvira Imana, uko ijambo ry'Imana rigwirira muri twe, uko twitoza kubaha Imana, ni nko gutyaza ubuzima bwacu. Bituma iyo dufite ibyo dukubita, tubikubita bigakubitika. Haleluya. Amagambo y'Imana agwirire muri wowe, ugwize kubaha Imana, ngwize kubaha Imana, twitoze kubaha Imana. Amen. Bizatuma umutima wacu ukurura Imana, Imana yirahire hejuru y'ubuzima bwacu. Haleluya. Imana yarabikoze mu buzima bwa Abrahamu, igice cya 22 umurongo wa 16 tugeze kuri 18. Haleluya. Itangiriro 22:16 tugeze kuri 18. Ngo aramubwira ati ndirahiye. Mutekereza Imana irinda kwirahira. Haleluya. Ndirahiye ni ko Uwiteka avuga. Ubwo ugenjeje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo, kandi mu rubyaro rwawe nimwe amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha kuko wanyumviye. Ndagira ngo twakuko mudufate. Haleluya. Igituma Imana yirahira nuko hari ukuntu Abrahamu yabigenje. Ibi ntitubyitiranye nuko tutemewe muri Kristo. Muri Kristo turemewe. Haleluya. Icyo Kristo yakoze ku musaraba kimpindura uwemewe, kiguhindura uwemewe kuko wamwizeye. Ariko uko mbayeho, uko mbanye n'Imana, nabyo bifite icyo bivuze. Reka duhese icyubahiro. Haleluya. Ntitugwe mu mutego w'inyigisho z'ubuntu bwarenze umurongo, ariko mbivuga kuko uburyo tuvuga byose ni ubuntu. Agakiza ntigakorerwa, oya ntigakorerwa. Nta mirimo yagukiza, nta bitambo byagukiza. Agakiza ni impano y'ubuntu twakuye mu kwizera Kristo. Haleluya. Ariko uko mbayeho nyuma yo kwakira agakiza biramataringa. Ikinyarwanda cy'ubu, reka duhese icyubahiro, bifite icyo bivuze mu bwami bwa Data. Amen. Haleluya. Aramubwira ati ndirahiye ni ko Uwiteka avuga, ubwo ugenjeje utyo. Ni ukuvuga ngo Abrahamu yatagenza atya, aya magambo Imana irimo imuvugaho no kwirahira, siko byari kugenda. Haleluya. Ndakwifuriza, nanjye niyifuriza, umutima ufite uko ugenza bigakurura Imana. Haleluya. Ubuzima bufite uko bubayeho bigakurura Imana, ikavuga ngo ubwo abayeho kuriya, ubwo yigomye kiriya, ubwo ashatse muri buriya buryo, ubwo abigenje kuriya, nanjye ndirahiye no kumuha umugisha nzamuha umugisha. Haleluya. Ibyo bintu birahari. Hari abahungu n'abakobwa babitunze, kandi ndifuza ko we nanjye tubabamo. Haleluya. Ubwo ugenje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege. Hari umutima ukurura Imana, hari imisengeri ikurura Imana, hari ubuzima bukurura Imana, Imana ntibashe kuharenza amaso. Haleluya. Kandi ubwo buzima bufite icyita rusange cyitwa kumvira. Niyo denominateur ikome, nicyo kintu bihuriyeho. Haleluya. Abantu bumvira Imana bakora ku mutima w'Imana. Hari igihe twibaza ngo ese umuntu ayumvira mu biki, ese bigenda gute? Mu mutima wacu byanditswemo. Iyo dukoze ikinyuranye n'Imana ishaka turabimenya. Iyo kamere yacu tuzamutsemo tuba tubizi ko atari ko twagombye kumera. Imana yacu tugirira ubuntu. Haleluya. Kuko amategeko yayo n'amabwiriza yayo itabijyanye kure, yabishyize mu mitima yacu. Icyo akora, iyo dusoma ijambo ry'Imana tukaryiga tukaritindamo, turushaho kumenya ubushake bwayo. Iyo utaryitaho ntabwo umenya ubushake bwayo. Amen. Ndirahiye ni ko Uwiteka avuga, ubwo ugenje utyo ntunyime umwana wawe w'ikinege. Ariko uyu mwana muramuzi, muzi igihe yaravukiyemo, muzi imyaka yarajemo, muzi igihe bari baramutegereje. Ayiwe, Imana iratinyuka igasanga muzehe ikamusaba umwana we w'ikinege. Yabonye nta nkuru, Imana nayo igakorwaho. Ubwo ugenje utyo ntunyime umwana wawe, ikabipresiza w'ikinege, yuko no kuguha umugisha nzaguha umugisha, no kugwiza nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi ruhwane n'umusenyi wo mu kibaya cy'inyanja, kandi ruzahindura amarembo y'ababisha barwo, kandi mu rubyaro rwawe nimwe amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha. Nuvuga ngo amahanga yo mu isi azaherwa umugisha mu rubyaro rwawe. Ni koko byaragiye bigera muri Kristo, natwe twinjiramo muri ubwo buryo. Ariko kuko ugenje utyo
Imana iravuga iti ndirahiye Imana mu ijuru. Haleluya. Cyangwa ugatinda mu ijambo ry'Imana rikagwirira muri wowe, ubuzima bwawe n'ubwanjye bugahindukira imbere y'Imana, kugeza igihe Imana izajya itureba ikavuga iti mfite umukobwa, mfite umuhungu, ndirahiye no kumuha umugisha, nzamuha umugisha. Haleluya. Ubundi Imana ni iy'ukuri ku buryo idakeneye gushyiraho indahiro, ariko hari ibintu bikenera gushimangirwa kubwo mutima ukurura Imana. Haleluya. Reka wumve uyu mugabo gatoya ukuntu bamuvuze mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 4 umurongo wa 18 kugeza kuri 25. Hari umuntu ufite Bibiliya y'ijambo ry'Imana muri telefone? Wantiza. Reka dusome Abrahamu 4:18 kugeza kuri 25. Ngo Abrahamu wo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa. Yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa, ngo abe sekuruza w'amahanga menshi, nk'uko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzangana. Hari umuntu urimo kunyumva? Abrahamu wo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa. Urakoze. Abrahamu wo yizeraga yiringiye ibitakwiringirwa, ngo abe sekuruza w'amahanga menshi. Amen. Ngo nk'uko byavuzwe ngo urubyaro rwawe niko ruzangana, kandi nubwo abonye umubiri we umaze gusa n'upfuye, kuko yari amaze imyaka nk'ijana avutse, akabona na Sara yaracuze, kwizera kwe ni kuri agacogora. Haleluya. Imana ishimwe ku by'umwuka wera yasobanuriye Paulo yandika urwandiko rw'Abaroma, kuko mu itangiriro bivuga ukundi, tumubonaho amafuti, tumubona yananiwe, tumubona hari ukuntu byagenze, ariko umva uko umwuka wera ari mwamuvugaho. Haleluya. Ngo kandi nubwo abonye umubiri umaze gusa n'upfuye, kuko yari amaze imyaka nk'ijana avutse, akabona na Sara yaracuze, kwizera kwe ni kuri agacogora. Umutima udacogora ukurura Imana. Kudacogora tugukura hehe? Tugukura mu guhora imbere ya Kristo, mu gusenga, mu kwijiga ijambo ry'Imana, niho dukura imbaraga zituma imitima yacu idacogora. Iyo birambitse hasi uzacogora, ndakubwiza ukuri. Ngo ahubwo abonye isezerano ry'Imana ntiyashidikanishwa no kutizera, ahubwo akomezwa cyane no kwizera, ahimbaza Imana, amenya neza yuko ibyo yasezeranije ibasha no kubisohoza. Nicyo cyatumye bimuhanirizwa no gukiranuka. Icyo akora ntibyanditswe kubwe kuko byamuhanirijwe no gukiranuka, ahubwo no ku bwacu abazabiheshwa nuko twizeye yazuye Yesu umwami wacu, uwatangiye ibicumuro byacu akazurirwa kugira ngo dutsindishirizwe. Haleluya. Aya makuru ntiyanditswe ku bwa Abrahamu kuko yari yararangije urugendo rwe, byanditswe ku bwacu kugira ngo natwe twizere. Haleluya. Mana yacu tugire neza. Reka mbasomere muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Hari akajambo nshaka kubabwiramo. Telefone bantije rero yanyuzuye. Haleluya. Kuva ku murongo wa 18. Ngo Abrahamu yizera Imana bituma yiringira, kandi nta cyariho nako nashakaga, nta cyariho cyatera umuntu kwiringira. Ayiwe, reka doye si cyubahiro. Haleluya. Ujye ubirebesha amaso ugasanga nta kiriho cyatera umuntu kwiringira, ariko ntibitubuza kugaruka aho ari, kuko afite imbaraga zirema zikuye mu busa. Haleluya. Ngo Abrahamu yizeye Imana bituma yiringira, kandi nta cyariho cyatera umuntu kwiringira. Bityo aba mukurambere w'amahanga menshi. Ni nako Imana yari yaramubwiye iti urubyaro rwawe niko ruzangana. Yari amaze imyaka nk'ijana, umubiri we umeze nk'uwapfuye, na Sara akaba yari yaracuze, nyamara ntiyacogoye mu kwizera Imana. Ntabwo yigeze ashidikanya iby'Imana yamusezeranyije, ahubwo yakomejwe no kuyizera kandi arayisingiza. Yemejwe rwose ko Imana ifite ububasha bwo gukora icyo yasezeranye. Cyangwa uyu mugoroba ukemezwa rwose ko Imana ifite ububasha bwo gukora ibyo yasezeranye. Haleluya.
ndayitegereje, ifite ububasha bwo gukora ibyo yasezeranye. Ngo ngiyi impamvu Imana yamubaze nk'intungane, kubera ko yayizeye. Ngiyi impamvu. Burya disi bibyara ibintu. Haleluya. Kwizera ibitakwizerwa, kwiringira ibidafite ibyo umuntu ashingiraho, bitera ibintu Imana ikora. Haleluya. Bitera umutima w'Imana kuvuga ngo ntabwo namurenga. Yiringiye adafite impamvu yo kwiringira, yiringiye nta kintu ashingiyeho. Imana yacu tugire neza. Ngiyi impamvu Imana yamubaze nk'intungane, kubera ko yayizeye. Kandi si yo wenyine ibyanditswe bivugaho iri jambo ngo Imana yamubaze nk'intungane, ahubwo natwe biratureba, kuko Imana izatubara nk'intungane kubera ko twizeye iyazuye umwami wacu mu bapfuye. Haleluya. Yashyikirijwe abamwica azira ibyaha byacu, maze arazuka ngo tugirwe intungane imbere y'Imana. Icyo Yesu yakoze cyaduhinduye intungane imbere y'Imana. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Yizeye adafite ikintu yashingiraho. Iyo twizera Imana dufite agacu, dufite ikintu dushingiyeho, burya ntago tuba ari utwizeye, tuba twizeye nyine dushingiye kuri ka kantu. Ariko ndasaba abahungu n'abakobwa bashobora kwizera nta kintu bashingiyeho, kuko yasezeranye ibyo ivuga irabikora. Haleluya. Cyangwa umutima wawe ukabifata, cyangwa umutima wawe ukabisingira. Haleluya. Umutima ukurura Imana, ugatuma Imana iduhana ibyo tutasabye. Umugabo w'Imana Salomo atarareka kubana n'Imana neza, atarashuka n'ibigirwamana by'abagore benshi yashatse. Agitangira umurimo yari ahawe utari woroshye. Mu Bami ba mbere igice cya 3 umurongo wa 4 tugeze ku murongo wa 13. Haleluya. Ngo bukeye umwami ajya i Gibeoni gutambireyo. Niyo yari imisengere yabo, ni nkuko twaza hano gusenga. Bukeye umwami ajya i Gibeoni gutambirayo, kuko ariho akanunga karusha utundi icyubahiro kabaga. Biramuzindura ajya gukora ibyo Imana yari abasabye gukora, uko babanaga n'Imana muri icyo gihe. Nuko Salomo atambirayo ibitambo byotswa 1000. Salomo akiri i Gibeoni, Uwiteka aramubonekera mu nzozi n'injoro. Imana iramubaza iti, saba icyo ushaka nkiguhe. Ariko murumva ubwo butoni, murumva iyo faveri, murumva ayo mahirwe. Saba icyo ushaka nkiguhe. Salomo aravuga ati, wagiriye data Dawidi ineza nyinshi, kuko yagendanaga ukuri no gukiranuka imbere yawe, agutunganiye mu mutima we. Kandi wamugeneye kumugirira ineza ikomeye, umuha umwana we ngo yicare ku ntebe y'ubwami bwe nk'uko biri none. Nuko none, ariko hariho abantu bazi no gusenga. Umva hano yabiturutse. Imana yamubwiye ngo nasaba icyo ashaka kimuhe. Ubwo yarananiwe guhita avuga ati ni iki? Ariko yari afite uko abanye n'Imana ye. Haleluya. Uzumva uganira n'umuntu ukunda, mukundana w'inshuti, ibiganiro biraflowinga, biradudubiza, kuko mukundana, kuko muziranye. Haleluya. Nuko none Uwiteka Mana yanjye, wimitse umugaragu wawe mu cyimbo cya data Dawidi, ariko ndi umwana muto, sinzi iyo biva n'iyo bijya. Muzi ibi bintu icyo bivuga? Umutima uciye bugufi, umutima umenetse. Umuntu ubuntu agira ubwibone mw'abantu mwe. Iyo banshyize muri position cyangwa mu mwanya runaka, mpita numva mbikwiriye kandi bimerita, mpita numva ahubwo bari barakerewe kuhanshyira. Umuntu ubuntu yagombye kwibwira mu mutima we ati, cyatumye Imana indobanura ikansumbisha bakuru banjye, ikandutisha abo tuvukana bose muri babagore bose ba data, nuko ndi umuntu w'umwihariko. Umutima ujenjaguritse, Imana ntizahusuzugura. Haleluya. Sinzi iyo biva n'iyo bijya. Imana yarakuvuze mu izina ikagukuramo. Umutima wishingikiriza ku Mana, umutima uciye bugufi, ukurura Imana iteka. Nuko none Uwiteka Mana yanjye, wimitse umugaragu wawe mu cyimbo cya data Dawidi, ariko ndi umwana muto, sinzi iyo biva n'iyo bijya. Mana, duha umutima umenetse, duha umutima uciye bugufi, kuko hari ibintu byinshi biduhagazemo tuzi ko dushoboye. Uduha umutima uciye bugufi. Ngo kandi umugaragu wawe ndi hagati y'abantu bawe watoranyije b'ubwoko bukomeye butabarika. Nuko rero uha umugaragu wawe umutima ujijutse, ngo shobore gucira abantu bawe imanza, kugira ngo menye gutandukanya ibyiza n'ibibi.
mbese ninde washobora gucira ubu bwoko bwawe bukomeye imanza? haleluya. maze ayo magambo anezeza Uwiteka, umutima ukurura Imana. Mana, duha umutima umeze utya, umutima witaye ku by'ubwami bw'Imana. Icyatumaga Salomo agira yibaza uko azabishobora nuko yarazi ko uwo murimo ari uw'Imana, nuko yarazi ko ubwo bwami n'abo bantu ari ab'Imana. Mu yandi magambo bihwanye n'aya magambo turi buyasome hepfo muri Matayo 6, gushaka iby'ubwami bw'Imana kuruta ibindi bintu byose nicyo yarashyize imbere, hanyuma Imana igiye kumwongera n'ibindi. Haleluya. Nuko rero umugaragu wawe umutima ujijutse ngo nshobore gucira abantu bawe imanza, kugira ngo menye gutandukana ibyiza n'ibibi, menye gutandukanya ibyiza n'ibibi. Mbese ninde washobora gucira ubu bwoko bwawe bukomeye imanza? Maze ayo magambo anezeza Uwiteka, umutima ukurura Imana. Amagambo ashobora kuryohera amatwi y'Uwiteka, akavuga ngo hasinde buharenge. Haleluya. Abantu barasenga mu misozi y'u Rwanda, abantu barasenga mu mavumo, abantu barasenga mu nsengero, abantu benshi bari muri za 40 jours, abandi bari mu minsi 100, abandi bari mu minsi 7, abandi bari mu minsi hirya no hino. Ariko we nanjye reka dusabe kugira ngo imisengere yacu ikore ku mutima w'Imana, inezeza Imana. Imana ninezezwa n'iminsi, twayigira myinshi twayigira mike sicyo kikoraho, ariko imitima yacu ishobora gukurura umutima w'Imana. Mana, duhe imitima iciye bugufi, duhe imisengere ishobora kukunezeza. Ayo magambo anezeza Uwiteka kuko ari Yesu Salomo yamusabye, ngo Imana ihera kwibwira Salomo iti, kuko ibyo ari byo usabye, ukaba udasabye kurama, ntusabe n'ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera. Kandi mwibuke ko se yarasize abanzi benshi, kuko Dawidi yabaye umwami w'umurwanyi. Ni ukuvuga ngo abanzi bari benshi, yasoboraga gusaba Imana ngo nimutsindire amahanga yose amuzengurutse. Ariko uyu mugabo yaratangaje. Imana ihera kwibwira Salomo iti, kuko ibyo ari byo usabye, ukaba udasabye kurama, ntusabe n'ubutunzi cyangwa ko abanzi bawe bapfa, ahubwo ukisabira ubwenge bwo kumenya guca imanza zitabera, nuko nkugiriye uko unsabye. Ndifuza kuzamanukanira isengesho muri iyi minsi 7. Ndakwifuriza nako kuzamanukanira ijambo muri iyi minsi 7, nuko nkugiriye uko unsabye. Reka umwami Imana kuvugeho, umwami Imana mvugeho ngo nuko nkugiriye uko unsabye. Ngo dore nguhaye umutima w'ubwenge ujijutse, mu bakubanjirije cyangwa mu bazagukurikira ntawe uzahwana nawe. Kandi nguhaye n'ibyo utansabye, ubutunzi n'icyubahiro bizatuma nta mwami n'umwe wo mu bandi bami uzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Uze gukomeza ugere hepfo hose biraryoshye, ariko reka tugarukira. Haleluya. Sari cy'umwuka wera avugana nawe. Umwami witaye ku murimo w'Imana, umwami witaye ku gusohoza iby'Imana yamusabye gukora. Haleluya. Iyi misabire ye ihwanye neza niyo muri Matayo 6:31-34, ngo nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki. Mu by'ukuri umwami ntiyari kugira amaganya y'ibyo kurya, kuko ibyo kurya byari bihari, ariko yari kugira amaganya y'abanzi bamuzengurutse. Yari kugira amaganya y'ubutunzi burenze ubwo asanganywe, yari kugira amaganya nyine angana na cyami. Nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki cyangwa ngo tuzanywa iki cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Burya arabizi we, burya arabizi ko wakwambara neza ukaberwa, burya arabizi ko wagira ameza ateguye nk'ahabaye ibirori n'iminsi mikuru, burya arabizi ko bikwiriye kandi azanabiguha. Ibi nabyo ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongerwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Ese turareka gusenga dusaba ibyo kurya n'imyambaro nabyo bindi byose dukeneye? Oya, tuzabisenga, ariko ni urugero rugufi, ni igipimo gito twagombye gukura tukazagera umunsi tukirenga. Ntabwo umuntu abyishyiramo ngo yibwire ngo none sinzongera kubisenga, ahubwo ko Kristo agwirira muri twe, amagambo ye kagwirira muri twe,
ubwami bwe bugwirira muri twe, tukifuza iby'ubwami bw'Imana kurusha ibindi. Ibigusengesha bikaba byinshi byo kwifuza gutunganira Imana kuruta iby'Imana yagukorera. Kabwira Imana ngo ndondorera uyu mutima ni wo ushobora kugaragaza ibirimo mu bwihisho bwawe. Imana ikarondora umutima wawe, ukabwira Imana ngo ndifuza kugutunganira. Nkiza ikintu cyose kidasa nawe. Uko niko gushaka ubwami bw'Imana. Shoboza mwami ubuzima bwanjye buguhesha icyubahiro, ahomba, aho nkora, mu bavandimwe banjye, aho nirirwa. Uko niko kwiganyira iby'ubwami, uko niko gushaka ubwami bw'Imana. Wagira akantu kakwadukaho, wakareba ugasanga ntigasa na ka Kristo, ukavuga uti nkiza. Uko niko kwiganyira iby'ubwami. Ngo hanyuma Imana yisanze twiganyira iby'ubwami, yisanze ari byo dushyize imbere, yisanze ari byo dushaka, mushakashaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, izatwongerera ibindi. Irabizi yuko nushaka ukabyara, izina ryayo rizahabwa icyubahiro. Irabizi neza ko nuva mu bukene, izina ryayo rizahabwa icyubahiro. Ariko irabizi neza ko icyayihesha icyubahiro ari uko wera imbuto kandi nyinshi, ukagira imbuto zigumaho. Kuko ibindi byose abapagani barabifite. Kubyara tukabyarira mu byaha, gushaka tugashakira mu byaha, gutera imbere tukagira ibyiza byinshi ariko bikaba bivanze mu byaha. Ibyo ntibyubahisha Data. Iyi si ifite imbaraga zo gukamura abantu ku buryo abantu bashobora gutunga amafaranga ariko ntibatunge Kristo kandi bari mu rusengero. Reka tumusaba duhuye umutima ushobora gukurura Imana, umutima ushobora gutuma Imana yirahira. Muzehe agatanga umwana yabonye ari ikinege. Ntabwo byari ugutanga umwana nubwo byashushanyaga Kristo, ariko cyari ikigero cyo kwizera Imana gitangaje. Mu Baheburayo aravuga ngo yari azi ko Imana ishobora kuzura n'abapfuye. Mu yandi magambo, kuri Aburahamu, Isaka yari yaramaze gupfa, yari yabonye ko yapfuye byarangiye, ariko yari yizeye Imana ishobora kuzura n'uwapfuye. Ni igipimo cyo kwizera gutangaje, kandi turabizi neza ko kwizera kuzanwa no kumva ijambo rya Kristo. Amagambo yanjye naba muri mwe, akagwirira muri mwe, nimuguma muri nje, amagambo yanjye akaba muri mwe, musaba icyo mushaka muzagihabwa. Niyo mpamvu gusenga n'amasengesho tuvuga yewe ni ibya kabiri nyuma y'ubuzima bwawe. Ubuzima bwawe nibwo bwa mbere. Reka duhaguruke dusenge itorero ry'Imana. Ubuzima bwawe nibwo bwa mbere, amasengesho yawe agakurikira. Niyo mpamvu umuntu ashobora gusenga agasenga bikamera nka yashoka idatyaye. Tugiye kubwira Imana ngo turondore ubuzima bwacu buguhesha icyubahiro, ubuzima bwacu bugushyire hejuru. Ndondora mwami aho abantu batazi, aho bushumbye batazi, aho abavandimwe banjye batazi, aho nanjye ubwanjye ntazi. Umaremo ikintu cyose cyatuma naguhesha icyubahiro. Ni igiki cyatuma imirimo yawe inanirana aho turi, ni igiki cyatuma icyubahiro cyawe kitagaragara. Reka ibintu byose byatuma urutansa bari ushyirwa hejuru, aho kugira ngo ushyirwe hejuru, ubimare mu buzima bwanjye, ubimare mu mutima wanjye. Nawe uvuga izina ryawe, uvuga ubuzima bwawe, umubwire ngo nkiza. Imana isanga Salomo iramubwira ngo ndatangaye, n'abanzi bakuzengurutse ntusabe gutsinda abanzi. N'uburyo ubwami buryoha, n'uburyo abaperezida batajya barekura ibihugu, batajya bapfa kuva ku ngoma, ntusabye kurama ngo uramire ku ngoma. Ndatangaye Imana mu ijuru. Salomo we, nta nubwo usabye ubutunzi n'ubukire, n'uburyo icyubahiro kiryoha, n'uburyo kugira amafaranga biryoha. Salomo si byo usabye. Ndatangaye kuko wifuza guca imanza zitabera, urifuza ko nta muntu uzarengana muri iki gihugu. Umwami wifuza ko nta urengana, umwami wifuza ko ingoma y'Imana yashyirwa hejuru y'ingoma ye, hejuru y'icyubahiro cye. Imana iravuga ngo uretse ibyo nsabye, ubwenge nabuguhaye bwo guca imanza zitabera, kandi koko yarabuhawe. Nguhaye ubwenge, abami bakubanjije nawe uzagukurikira ntawe uzahwana nawe. Nguhaye icyubahiro, nguhaye ubutunzi, abami bakubanjirije n'abazagukurikira ntawe uzahwana nawe. Uzi ko Salomo yarinze acumura akananirwa, Imana ntimwamura ibyo bintu. Umutima ukurura Imana,
umutima ukurura Imana, umutima ubaha Imana, umutima utinya Imana, utayitinyira ko izakunaga mu muriro, utayitinyira ibihano, ahubwo icyubahiro cyinshi iteka kiba mu igitinyiro. Uzareba iyo uri kumwe n'umuntu utinya ntabwo upfa kuvuga amagambo ubonye, uyavuga uyabara kuko uramwubashye. Nako iyo uri kumwe n'umuntu wubaha biba biri mu igitinyiro, uvuga amagambo abara. Ushobora no kujya kumwandikira message ukongera ukayisoma ngo urebe ko nta mafuti washyizemo kuko umwubaha. Uwo ni umuntu upfa, ntabwo wakorera amafuti imbere ye, kandi uwo ni umuntu upfa kuko umwubaha. Kubaha Imana bituma tutajya mu mafuti, bituma hari ijambo najya kuvuga nkibuka ko Imana iri kumwe nanjye, nkibuka ko indeba, nkibuka ko byatukisha izina ryayo nkarisubizayo. Bituma hari ibitekerezo ntatinza mu mutima wanjye kuko nibuka ko amaso yayo areba mu mutima, nkavuga ibintu bikwiriye kwicaraho. Mwami bikureho, umutima wanjye wiharirwe nawe, umutima ukurura Imana. Yesu ajya ku gituro cya Lazaro yaravuze ngo data sanzwe nzi kunyumva. Mu yandi magambo ntiyaragiye kwinginga no gusakuza no kwirukana amadayimoni no kwirukana imyuka y'urupfu. Oh haleluya, aravuga ngo sanzwe nzi kunyumva, ariko ndagira ngo naba ndasenga kugira ngo aba nabo bizere. Yarafitanye n'Imana ubusabane butangaje. Imana yahoraga imuhamiriza ikabivuga n'ijwi rimwe. Abigishwa baravuze ngo ni inkuba se nimera byose, uyu ni umwana wanjye nkunda nkamwishimira. Imana ishobora kunkunda ariko ntishimira ubuzima bwanjye kuko buvanzwemo n'amanyanga, kuko buvanzemo no kutizera, kuko buvanzemo no guhaka, kuko buvanze. Mwibuke Bibiliya iravuga ngo utizera ntibishoboka ko anezeza Imana, kandi kutizera muzi aho kuva no kutagwiza ijambo rya Kristo muri twebwe. Uko riba rike, uko imisengere yacu iba mike, niko amaganya y'isi aturusha imbaraga. Kwizera kuzanwa no kumva, kandi ntibishoboka ko utizera yanezeza Imana. Uzi kubwiriza ariko ntanejeje Imana, uzi kuririmba ariko ntanejeje Imana, uzi kuba n'abayobora muri aya masengesho ariko ntanejeje Imana. Mana nyongerere kwizera muri iki cyumba cyo hejuru. Kore ku mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe, kora ku mitima yacu tukwizere birenze aho twari tugereye. Ngo Aburahamu yakwizeye nta kintu na kimwe ashingiyeho, mu mbaraga z'umubiri ntacyo gushingiraho cyari gihari. Sara yari ameze nk'umukecuru, nako yari umukecuru, ngo ariko kwizera nta kintu cyo gushingiraho. Uyu mugoroba turashaka kwizera nta kintu cyo gushingiraho. Nta kintu tureba ngo dusange icyadukiza, nta kintu tureba ngo dusange icyadukura muri kiriya kibazo, nta kintu tureba ngo dusange ubuzima bwahinduka, kuko hari ibimaze imyaka, kuko hari ibitinze. Ariko duhisemo ko kwizera ntacyo dushingiyeho, dushingiye kuri wowe kuko uri umunyakuri. Turifuza kwiganyira iby'ubwami kurusha ibishira. Se Mwami watuzamukana uyu mugoroba, watuzamukana uyu mugoroba, watuzamukana uyu mugoroba, watwigiza hejuru yaho twari tugereye, watuzamukana mu bindi birere by'umwuka. Hahandi habarizwa abagore n'abagabo batekereza iby'ubwami gusa, hahandi haba abagore n'abagabo, haba abasore n'inkumi bagambirira kunezeza Kristo gusa, hahandi habatuye abantu bashyize ubwami bwawe imbere, hahandi hatuye abashaka ko izina ryawe rishyirwa hejuru, hahandi hatuye abavuga ngo ni njyewe bari njye utuma, hahandi hatuye bavuga ngo ni igiki kiri gukubahishe ngo nkibemo, ni igiki kiri guhesha icyubahiro ngo ngigumemo nubwo ntafite imbaraga zo kukibamo, ni igiki cyagushyira hejuru ngo ngikore, ni igiki cyakwagura ubwami bwawe ngo nkibemo, ni igiki cyatuma izina ryawe rikuzwa ngo bari cyo nkora, ni hehe ubwami bwawe bwagukira ngo bariho ntanga amafaranga yanjye, ni hehe izina ryawe rishyirwa hejuru ngo abarihomba. Utugeza aho hantu Mwami, hatuye izo ngabo zikunezeza, hatuye abo bahungu n'abakobwa bakora ku mutima wawe. Utugeze uyu mugoroba, udutuze y'ubutazamanuka ukundi, utuzamukane mu birere byo mu ijuru. Ngaho Mwami rondora imitima yacu. Ni iki gituma ngarukira bugufi gukingiza uyu mugoroba, ni iki gituma aba bana bawe bagarukira bugufi ngo ugikoreho uyu mugoroba. Reka turirimbe iyo ndirimbo hanyuma dusenge. Imana iri kumwe nawe kugira ngo ikugirire neza, Imana iri kumwe nawe kugira ngo ikuzamurane ku rwego rw'umwuka utigeze ugeraho, Imana iri kumwe nawe kugira ngo igutabare, Imana iri kumwe nawe kugira ngo igukoreshe, Imana iri kumwe nawe kugira ngo utagarukira bugufi, Imana iri kumwe nawe kugira ngo udacira bugufi mu migambi yayo. Ntizagusiga, ntizacira umurimo hagati.
uyemerere ikurondore igukize. Yukwimana, yukwibana
ubane n'Imana yawe mwenyine, ubisenge mu magambo yawe, usaba umwuka wera muri kahatabona. Reka bakora kuri sente bukeya, buri muntu abane n'Imana ye. Byinshi ntibivugika, ibindi bimwe na rimwe hari igihe tuba tutanabizi, ariko aratuvugutira, aradutunganya, kuko hari ubundi bwiru n'indi revo yifuza kutujyanamo. Reka tumusabe, mubwire ngo muri kahatabona mu buzima bwanjye, dondorera uyu mutima. Kugira ngo adukoreho, ari hano hantu kugira ngo adukize. Ndakwinginga nturangare, ntiwite kuri mugenzi wawe. Fata umwanya wawe n'Imana yawe, fata umwanya wawe n'Imana yawe. Ni umugizi wa neza, ni umutunzi w'imbabazi. Ububi no kutanezererwa ibyiza by'abandi. Udukize Uwiteka Mana Nyiringabo, udukize imvugo mbi, urandure mu mizi, winjire Mwami w'abami. Udukize amahane twaba twarakuye naho tuvuka, udukize kuba ingare twaba twarakuye kuri ba mama, udukize imijinya twaba twarakuye kwa ba data, udukize icyaha cyose Mwami twaba twarikoreye ku bwacu. Udukize Uwiteka Mana Nyiringabo, udukize ikinyoma ku ndimi zacu, reka ururimi rwacu ruturemo ukuri konyine. Udukize Uwiteka Mana Nyiringabo, imitima yacu ahanduye, ahatabasha kunezererwa abandi, ahatabasha kwishimira abandi. Udukize aharwaye Uwiteka Mana Nyiringabo. Rikasandarabashikari yaramasandoroboshi wawe Mwami, mu muntu wacu hamwe imbere. Kora umurimo wawe Mwami uyu mugoroba. Turifuza guhindukira muri iki cyumba cyo hejuru, turifuza guhinduka Mwami w'abami. Kora ku rurimi rwanjye, urukozeho ikara ryaka nk'uko wakoze ku mukozi wawe Yesaya. Kora mu mutima wanjye naho ntazi Mwami w'abami, ikintu cyose kidasa n'icya Kristo ukimaremo Uwiteka Mana Nyiringabo. Mu mutima uciye bugufi, mu mutima ugukurura, mu mutima ukunezeza, unkoreho Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka ubuzima bwanjye bubereho kuguhesha icyubahiro, reka ubuzima bwanjye bubereho kugushyira hejuru. Reka ibyanjye binyuzuye uyu munsi bibe empty, reka uyu munsi bividurwe, reka uyu munsi bivemo, reka uyu munsi bivemo ibinyuzuye Mwami, bituma utabona aho wuzura mu buzima bwanjye. Reka uyu munsi bikurwemo, reka uyu munsi bimarwemo, reka uyu munsi bimarwemo, reka uyu munsi bikurwemo, reka uyu munsi bikurwemo. Kamere yanjye inyuzuye ihindurwe nawe, yuzurwe nawe. Ngwino Mwuka Wera, ngwino unyigarurire, ngwino ufate kontrole y'ibitekerezo byanjye, ngwino ufate
kontrole by'umutima wanjye wibwira ngwino nguranire mwami w'abami reka uyu mugoroba utubere umugoroba wo kuguranirwa wowe murika hatabona hahandi hari umwijima tutanazi ko hafite ikibazo tutanazi ko harwaye murika kandi ukize murika kandi utabare murika kandi ureme bundi bushya murika Uwiteka Mana Nyiringabo turifuza umutima ugukurura turifuza umutima ukunezeza turifuza umutima utazarenza amaso dukoreho Uwiteka Mana Nyiringabo duciye bugufi ushyirwe hejuru igisha umutima wanjye guca bugufi ku kigero kikunezeza igisha umutima wanjye mwami ibyo ukwiriye kumenya Uwiteka we murika hatabona Uwiteka Mana Nyiringabo reka ururimi rwanjye ruvuga ibiguhesha icyubahiro reka ibitekerezo byanjye byiharirwe nawe ubwiru bwawe bunyuzure ibyo ushaka bari byo bikorwa amagambo yawe be muri njyewe amagambo yawe be muri nje ijambo ryo ryambwiye ngo rituba muri wowe bivuga ko hari igihe dukura ikirenge tukavamo bivuga ko hari igihe dutsana bivuga ko hari igihe tuyoba utwiharira Uwiteka Mana Nyiringabo tugume muri wowe amagambo yawe agume muri twe maze nidusabe ibyo dushaka tubihabwe kuko bizaba byaravuguruwe nawe bizaba byaratunganyijwe n'umwuka wera urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo hagurutsa abahungu n'abakobwa bakushaka banejejwe n'ibisawe reka dushakashaka iby'ubwami tugeze kuri icyo kigero dutuze muri iryo tsinda dutuze muri abo bagore n'abagabo muri abo basore n'inkumi bashakashaka iby'ubwami no gukiranuka bashakashaka iby'ubwami no gukiranuka bashakashaka iby'ubwami no gukiranuka bashyize imbere iby'ubwami no gukiranuka banyotewe iby'ubwami no gukiranuka bifuza iby'ubwami no gukiranuka basengera iby'ubwami no gukiranuka barota iby'ubwami no gukiranuka bagendeshwa n'iby'ubwami no gukiranuka basiga ibindi ku ruhande bagashaka iby'ubwami no gukiranuka tugeze aho hantu twihutishe umwuka wera twihutishe inshuti nziza twihutishe mwami w'abami twihutane kuko ibyo wibwira kutugirira ni byiza imigambi yawe wifuza gusohoza muri twe ni myiza bifuza kudukoresha biratangaje twihutane twe gukerereza umurimo wawe twihutane twe gukerereza ibyo uzakorana natwe twihutane mwami w'abami urakoze papa reka twegera ameza y'umwami twihuse turangare tumuri mu bihe byiza byo gukorwaho n'Imana yacu reka twongeye dusome ya magambo Pawulo yahishuriwe haleluya haleluya Amen. Pawulo yarahishuriwe Kristo amwereka uko byagenze adahari Yesu ni mwiza abamushaka baramubona haleluya nta muntu wavuze urakoze nta muntu wavuze sene neza maraso yawe mwami yuhagira ibi byose akureho igihumanya cyose maze ugendererwe nawe kandi dukorweho nawe nta muntu wavuze igaburo ryera neza nka Pawulo kandi Yesu yarabibwiye abigishwa be Pawulo adahari Imana yacu iravuga Imana yacu iriho Imana yacu yakwiyereka yagusogongeza ubundi bwirurwa mu ijuru haleluya amen Amen. reka dusome urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto igice cya 11 umurongo wa 23 tugeze ku murongo wa 31 dushobora tubanze twiseri turi seriva nyuma hari reka twumvire ijambo hanyuma twiserive ngo nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya icyo atahimbye Pawulo icyo atibwiye icyo ataguye mu idini yahozemo ry'abafarisayo icyo yahawe n'umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe yaragihawe arangije arakibabwira none natwe cyatugezeho kandi kirakora ngo nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima mu gihe twegera ameza y'umwami namwe mudukurikira online wabikorera iwawe wafata umugati wafata jus wafata amazi niba udafite jus wafata amata mwibuke ko bakoresheje ibyo bari bafite mu bihugu by'Abarabu imigati nibyo byo kurya byabo biri principal ibintu bikoze mu ifarine iyo Yesu aza kuvukira mu Rwanda yari gufata ikijumba kandi uko nukuri n'amata
haleluya. Rero ntibikubera ikibazo gusa iyo wabyiteguye nk'uko twabivuze ku munsi w'ejo, dushobora gukoresha ibingibi kuko byanditse muri Bibiliya, nabyo ntacyo bitwaye. Haleluya. Nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe, yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima akawushimira, akawumanyagura, akavuga ati uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. Mujye mukora mutya. Niba hari igikorwa gikwiriye gukorwa kenshi ni iki ngiki, kuko Yesu ntigeze avuga ngo ni buri cyumweru, ni buri wa mbere, ahubwo yaravuze ngo mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. Ngo n'igikombe kigenza atyo bamaze kurya, ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye, mujye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza aho azazira. Biradukwiriye kubyubaha, kubikora kugeza aho Yesu azazira, cyangwa kugeza aho twebwe tuzavira muri uyu mubiri. Nguko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza aho azazira. Urupfu rwe si ikindi, yarupfuye mu cyimbo cyawe. Yapfuye urupfu, ashyirwa ku musaraba w'ibivume kugira ngo umuvumo wose ugukurweho niwizera Kristo. Igihano cyari kidukwiriye yakishyizeho, twebwe tugira amahoro hamwe n'Imana, turongera tungwa n'Imana. Ngo nicyo gituma umuntu wese, uyu none ni Pawulo abihawe n'umwuka agiye gusobanura icyo bikora, ngo nicyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiriye ni ukugikerensa, ni ukutabiha agaciro. Nta bundi buryo bukwiriye, si igikombe. Abantu bajya bapfa ibikombe byakoreshejwe. Impamvu dufite igikombe kirekire si uko ibirimo bitandukanye n'iby'umwe, ni ukugira ngo bise neza, ni rezo esthétique na decoration, nta kindi. Haleluya. Uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera kuri icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'umwami Yesu kugeza aho azazira. Nicyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiriye, azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami. Yesu yigeze kwerekeza ku igaburo ryera mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 6, avuga ngo basogokuruza bariye manu mu butayu ariko barapfuye, ariko urya ku mubiri wanjye uzanywa amaraso yanjye. Ndetse bituma benshi mu bamukurikiraga basubira inyuma bavuga ati uyu ni muntu ushaka ko tunywa amaraso ye turya umubiri. Mbese bihinduka nk'ikizira kuko umuntu ntaribwa. Ariko Yesu yari arimo kuvuga ibi ngibi. Haleluya. Urupfu yendaga gupfa, uko ruzadukiza, uko tuzatabarwa biciye mu maraso ye, uko tuzakira indwara, uko tuzaba bazima biciye mu mibyimba ye. Arababwira ngo uzanywera ku maraso ye, uzarya umubiri we azabaho iteka. Haleluya. Nicyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiriye, azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami. Nuko umuntu yinire, umuntu yirebe, yisuzume, yisubiremo, abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe. Kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami aba aririye kandi aba anywereye kwishyiraho gucirwaho iteka. Ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira intege nke, abandi bakarwaragura, abandi benshi bakaba basinziriye. Ariko twakwisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. Haleluya. Umva nanjye icyo nasobanukiwe nuko ababirya batabyitayeho cyangwa begera ameza y'umwami batabyitayeho bashobora guhura n'izi ngorane zose. Upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami aba aririye kandi aba anywereye kwishyiraho gucirwaho iteka. Nasobanukiwe rero le contraire cyangwa ikinyuranyo cyabyo. Urya kandi akanywera ku meza y'umwami abyitayeho, ahubwo akurwaho urubanza n'ibindi birego n'intege nkeya, kuko aba yongeye gusabana n'umwami. Ngo ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira intege nkeya. Abagira intege nkeya ni ababikora batabyitayeho, ababikora babyitayeho nicyo gituma tugwiza imbaraga. Kandi abarwaraguraga ni ababikora batabyitayeho, ababikora babyitayeho bakira kurwaragurika. Ababikoraga batabyitayeho benshi barakenyutse, niko avuga ngo benshi barasinziriye. Ababikora babyitayeho tuzamara iminsi twagenewe kumara. Urupfu ntiruzatwiba, tuzapfa hageze aho Imana yatugeneye. Twarakoze ibyo twasabwaga gukora byose kuko twubashye umubiri w'umwami, twubashye amaraso yamenye ku bwacu, twasabanye nawe. Ibyari ibyo bihinduka ibyacu, ntabwo tuzakenyuka. Haleluya. Twarimo dusenga muri kano kanya n'ubundi dusaba korondora imitima yacu. Reka dushobora kwegera ameza y'umwami twiserve vuba vuba.
hanyuma wowe usenge. Twihuse twiseriva, abadukurikira ubikora aho uri. Mu maraso ye twakiza ibyaha, mu maraso ye twakira ubuzima bwahoze ari ubwe buhinduka ubwacu. Twese twemerewe kwegera ameza y'umwami, kuko dufite ibyo tugiye kudekarara, dufite ibyo tugiye kwamamaza mu byo yakoze. Mu maraso ye twababariwe ibyaha. Yesu azamura igikombe arimo asangira n'abigishwa we yaravuze ngo aya ni amaraso y'isezerano rishya. Mu maraso ye twinjijwe mu isezerano rishya. Mu isezerano rishya twahindutse ibyaremwe bishya. Twebwe abari muri Kristo Yesu twahindutse ibyaremwe bishya. Ibya kera birashira, ntitukireberwa mu masekuruza yacu. Amaraso ya Yesu yadutandukanyije n'ibyadukurikirana mu masekuruza yacu. Turi muri Kristo Yesu twabaye ibyaremwe bishya. Igihe tunywera kuri iki gikombe, niba hari igisigisigi wibonaho cy'ibya kera, urabusenga udekarara uvuga ngo igihe nywera kuri iki gikombe cy'amaraso Yesu yamennye, ndinjizwa mu buzima bushya. Ibisigisigi bikindiho by'ibya kera, ibyananije bene wacu, ibyari ku miryango y'iwacu ntibikiri umugabane wanjye. Niba hari ibisigisigi ubundi byagombye kutuvaho. Tunywera kuri iki gikombe, turira kuri uyu mugati cyangwa se kuri uyu mutsima, turaba tuvuga ibintu bishya ku buzima bwacu. Ibyo Yesu yadufatiye twamaze kubihabwa, ariko tuba dukeneye manifestation, bikagaragara, bikaba ku buzima bwacu. Mu mibyimba ye twahawe gukira, twakiza indwara zacu zose. Yambaye ubusa ku musaraba, yishyiraho ikimwaro cyose n'isoni zose, kugira ngo we nanjye tutazakorwa n'isoni, tutaba imbata y'icyaha ukundi umwanzi atatwivuga hejuru. Ibyo byose nibyo wavuga wegera ku meza y'umwami. Data, turagushimira amaraso yawe wamennye. Uraye uri budupfire ngo wenze igikombe, uragishimira. Uravuga ngo aya ni amaraso yanjye ava ku bwa benshi, ni amaraso y'isezerano rishya. Ndagushimira amaraso wamennye ku bwacu. Igihe tunywera kuri iki gikombe, mwami w'abami, reka umuvumo wose waba uri ku buzima bw'umwana wawe ukimufiteho ubutware, nubwo wamuvuzeho ijambo rishya, nubwo wamuvuzeho ko yinjijwe mu isezerano rishya, reka igisa n'umuvumo wose cyaba kigaragara ku buzima bwe. Igihe yegera iki gikombe, icyo cyose cyamburwa imbaraga, umuvumo wamburwa imbaraga, ushye ukongoke, ushire ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imbaraga z'icyaha zaba zikimubasha, zikimuganza, zikimutegeka, uyu mwanya zive ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Igihe anywera kuri iki gikombe, ibyo wavuze igihe wavuga ngo twinjijwe mu isezerano rishya, byose bibe mu mugabane we, bibe manifeste mu buzima bwe mu minsi afite hari hano ku isi. Urakoze ku bw'amaraso wamennye ku bwacu, ngo kandi uraye uri budupfire wenze umutsima, ngo urawumanyagura ubwira abigishwa bawe ngo uyu ni umubiri wanjye ugiye gushenjagurwa ku bwa bose. Umubiri wawe warashenjaguwe, wakubiswe n'abo waremye, wakubiswe n'abo ufiteho ijambo. Umubiri wawe wajeho imibyimba, umubiri wawe wakojejwe isoni, umubiri wawe wahawe igihembo cyahabwaga ibivume, igihano cyahabwaga ibivume ku musozi w'i Golgotha, aho ibivume byamanikwaga ku musaraba. Niho nawe washyizwe kugira ngo umuvumo wose uzamveho, kugira ngo umuvumo wose uzave ku bakwizeye. Urakoze ku bw'umubiri wawe washenjaguwe ku bwacu. Igihe umwana wawe arira, yibuka icyo wakoze ku musaraba i Golgotha, yibuka ko wapfuye, yibuka ko washenjaguwe. Reka igihe arira kuri uyu mugati, isoni zose zikurwe ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uburwayi bwose buve mu mubiri we, intege nke zose zive mu mubiri we. Ibyo wamufatiye abisingire kandi abihagararemo kandi abituremo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze kuko wunze amaraso natwe. Uyu munsi turabana mu rugo rwa data, uri mukuru wacu, niko wavuze. Waravuze ngo uzavugira izina rya data imbere ya bene so benshi. Uwiteka Mana Nyiringabo, kuko twunze amaraso nawe, kuko twahindutse umwo nawe, twegerera mwama ya meza y'umwami, tuzamukanye na bene wacu batarakumenya.
kugira ngo ubwo wahuje natwe amaraso tukaba tuvuka muri iriya miryango dufitanye isano, dufitanye igihango na bariya, si kubw'impanuka Uwiteka Mana Nyiringabo. Turasenze ngo wowe wadukijije, wowe waduhaye agakiza, ubagereho ubakize nyaguhora ku ngoma, ubatabara Uwiteka Mana Nyiringabo. Tuzamukanye abaturi ku mutima bose, aba turimo tusabira Uwiteka Mana Nyiringabo kugira ngo ukore ku maso yabo bakumenye, ukore ku buzima bwabo butabarwe. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Reka umwana we yegera ameza y'umwami, imbaraga nshya zimanuke mu buzima bwe, kurwaragura bishire. Imbaraga zari zaramuri mise zaravuze ngo ntazarenga aha, azagarukiraho. Reka zamburwe imbaraga uyu mwanya mu izina rya Yesu. Imbibize ni wowe uzigena, amahema ye ni wowe uyagena, aho ingabano ze zigarukira ni wowe uhagena. Si umuvumo uhagena, si icyo bamuvuzeho, si icyo bamukozeho, si icyo kimugenera hagarukira. Hagurukira ni wowe uhagena mwami w'abami. Reka umwambukane, umurenze imbibi bamushyizeho, umurenze amagambo bamuvuzeho mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka Mana Nyiringabo, aho bene wabo bagarukiye si ho hagarukira, aho ijambo ryashyizwe ku buzima bwe ryamugejeje si ho hagarukira mwami w'abami. Aragarukira aho wavuze, aragarukira mu byo wakoze no mu byo wamuvuzeho. Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze kuko uri mu ruhande rwacu, wamennye amaraso yawe kugira ngo dukire, kugira ngo dukizwe, kugira ngo tubabarirwe. Urakoze mwami w'abami. Waravuze ngo tujye tubikora tukwibuka. Uyu mugoroba turimo turibuka ko wapfuye kugira ngo tutazapfa urubi, turibuka ko wapfuye kugira ngo tutazarimbuka iteka, kugira ngo tutazapfa urupfu rw'iteka. Wakozwe n'isoni ku musaraba, wambara ubusa imbere yabo waremye, urasuzugurwa ubura ijambo. Umuhanuzi Yesaya yaravuze ngo mu maso hawe ntihakururaga, ngo wari umeze nk'umuntu umuntu atifuza guha amaso, umuntu atifuza kwerekezaho amaso. Wari washenjaguwe, ngo wari umeze nk'intama bajyana kubaga, nta jambo na rimwe wavuze kugira ngo twebwe uzariduhe. Ayiwe, wishyizeho ububi bwanjye bwose, umuvumo wose warungenewe wawishyizeho. Ndadekarara ubuzima bwo kubaho munsi y'ikirere gifungutse, hejuru ubuzima bw'abana bawe, babe hejuru y'ibyabavumye, babe hejuru y'ibyabacogoje, babe hejuru y'ibyababereye akazitiro batazarenga, babe hejuru yabyo. Urakoze mwami mwiza. Ushobora gusenga, ushobora kurya, ushobora kunywa, ushobora kugira ibyo widekararaho n'ibyo wivugaho, urabyemerewe.